umuntu ahagarariye ku mano gusa ntabwo azigera ahagarara igihe kirekire, n'umuntu urimo urazunguza umutwe cyane ntabwo uwo mutwe uzigera umufasha kuba yagera kure hashoboka. ni kimwe cyane n'umuntu urimo uragerageza ko yazimya itara ry'undi, bizarangira nawe iryiwe arizimirijemo. ayo ni amagambo yavuzwe na Lao Tzu, ni umushinwa. ni gute twatera imbere mu gihe twahagaritse kuba twagerageza kuba twatera imbere? ni ikintu kigoye cyane ndetse kitanashoboka. abantu benshi batakaza imbaraga zabo bagerageza kuba bagira ubuzima bwabo bwiza, ariko nanone wareba uburyo barimo baragerageza kuba bagiramo ubuzima bwabo ukabona birakemangwa, nabyo wabyibazaho ikibazo. baba bafite ubumenyi buhagije ariko nanone ntibibabuze kwirukanka ku bintu byo hanze, ugasanga umubiri wabo urimo uragenda uruhira aho ngaho, ugasanga nabo barimo barishyiraho imizigo. ariko wareba uwo muntu ugasanga afite ubumenyi bwakagize icyo bumukorera. ibyo ngibyo iyo witegereje neza usanga bimeze nk'aho birimo biragukura mu murongo wawe w'ibyo wihaye cyangwa se n'ibyo wakagezeho. kandi akubwiza ukuri, iyo wize ikintu ndetse icyo kintu ukakiga ugikunze ukumva neza ko ushaka ko wagikora, ariko nanone icyo kintu ukanga kugikora bitewe no kubona neza ko umusaruro uzavamo uzatinda, icyo gihe ikindi uba ugiyemo kirakugora cyane kuruta uko wagakoze icyo ngicyo kigushimisha, kabone n'ubwo umusaruro watinda ariko uba uzaza ndetse ukaza ari mwinshi unaryoshye kuruta undi uwo ari we wese. buri kintu cyose ubona ku iyi si, yaba amategeko, yaba agaciro cyangwa se kuvuga ngo abantu nimwihesha agaciro, buri kintu cyose ubona yaba iterambere kiriho kugira ngo icyo kintu kigirire inyungu ikiremwa muntu kibasha kuba cyabaho ubuzima butagoranye nk'ubwa mbere. ariko dukurikije filozofi y'umugabo bita Tao Sage, aravuga ngo ibyo ngibyo byose tugomba kuba twabikura mu nzira. wakibaza kubera iki uwo muntu yumva neza ko ibyo ngibyo birimo biragenda bitera imbere bitaguye kuba byabaho? impamvu nuko uno mugabo yizenanaga neza ko ibi bintu abantu bazana cyangwa se man made, ibitekerezo by'abantu bagiye bashyira ku isi bituma ubuzima butagenda neza nk'uko bwagakwiye kuba bwagenda, kubera ko nyine hari ibindi bintu bishyashya umuntu yazanye ku isi bibangamira kuba ubuzima bwabaho neza cyangwa se bwakisanzura ngo bugende uko bwagakwiye kuba bumeze. uno mugabo yizera ko buriya kugerageza kubangamira icyo ubuzima bwashyizeho cyangwa se uko ubuzima bugomba kuba bwagendaho biba bimeze nk'aho waba urimo uroga ugerageza kuzamuka mu gihe amazi yo arimo aramanuka afite umuvumba mwinshi. sinzi nimba urimo urabyumva, urimo uroga uzamuka ariko amazi arimo aramanuka, bivuze ko uroga ugerageza kuba wazamuka mu gihe amazi yarimo aragenda gusubiza inyuma kubera umuvumba ayo mazi afite. ibyo bintu usanga birimo birakurushya koga muri ubwo buryo, kandi uko bikurushya ugasanga nta naho birimo biragenda bikwerekeza. ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo ari cyo kugerageza kuba twahindura isi, ahubwo turashaka kugira ngo dufate isi mu buryo dushaka, nyine tuyibaho mu buryo bwiza. nimba uri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube, menye neza ko wakaze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. nimba umaze kuyikanda ubu mbikubwiye, urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu. inyuma cyane cyangwa se icyihishe inyuma y'uburyo iyi si irimo iragenda ihinduka byirukanse ndetse biri ku muvuduko uhambaye, hari izindi mbaraga, ndetse imbaraga utabasha kuba wabonera igisobanuro, utabasha kuba wadefinisa. aricyo uyu mugabo bita Daoist yise ngo ni uburyo bwo kubura isi yacu nziza. niko uno mugabo we yabyize, bise Daoist Tao. ngo ikiremwa muntu gishobora kuba cyafata ibintu kitabasha kuba cyakumva, cyangwa se ibintu bikomeje kuba byakigora kuba byacyumva nyine icyo kintu. ikiremwa muntu kigashaka ubundi buryo kibyoroshyamo, aribwo ikiremwa muntu gishaka kuba cyashyira ibintu mu makategori runaka, bakabiha amazina, bakabihitiramo uburyo nyine bigomba kuba byagenda, kubera ko ibyo bintu bikomeje kuba byabagora, nyine bagashaka uburyo bundi bagomba kuba babikemuramo ndetse bigakunda. ariko ikiremwa muntu cyananiwe kuba cyakemura cyangwa se cyakwita ku isi. ntabwo ikiremwa muntu cyumva neza uburyo isanzure n'isi bimezemo, ahubwo batangiye kuba barema ibindi bintu bishyashya, ibintu nyine karemano bituma abantu bumva ubuzima uko butari. ariko icyo batamenye ni uko bagerageza cyane gushyiramo imbaraga ariko birangira barimo barabura isi. aribyo by'ibi nyine ugenda ubona wenda ibintu bishyashya biraza tukagendana nabyo, ntabwo tuzi neza ingaruka zabyo. turabizi neza ko gutema ibiti byangiza ikirere, ariko nanone urabona amashyamba asigaye mu gihugu ni amashyamba abarirwa ku ntoki. mbega ibintu nk'ibyo ngibyo turabizi neza ko byangiza, ariko nanone turacyabikora. buriya amakureri 5 cyangwa se bafashe amabara 5 atandukanye bakayegushyira mu maso, abahanga bavuga ko bihumye amaso. none nibafata bafure 5 zirimo amajwi atandukanye
zose bakazigucurangira mu gutwi. Ndakubwiza ukuri nta kintu na kimwe uzigera wumva. Nanone nibafata parufe 5 zihumura zose bakazigushyirira ku mazuru icyarimwe ukazihumuriza icyarimwe, nanone bizagucanga, ntabwo uzabasha kuba wahitamo cyangwa se ngo utoranye ujonjore. Buriya mu gihe turimo turapanga amakureri cyangwa se turimo turafata amajwi tugiye kuba twakumva, cyangwa se mu gihe tugiye kuba twahitamo umubavu cyangwa se parufe tugiye kuba twakitera, biradusaba kumva ndetse dusobanukirwe. Gusa nanone uba usanga dufite aho tugarukira, ariko hari ibindi bintu byinshi birenze cyane iyi concept cyangwa se ibi bintu ndimo ndakubwira. Ibi bimeze nk'aho bihuriyeho cyane n'ikiremwa muntu. Buri kiremwa muntu gishyiraho amategeko cyangwa se kigashyiraho ibintu runaka kugira ngo abantu babigendereho, cyangwa se ibintu runaka biri ku isi bigendere ku ibyo ngibyo kugira ngo bibyorohere kuba cyakontorora ibintu nyine nanone biri ku isi. Niwitegereza neza hari ibyo wanga gukora cyangwa se hari ibyo abantu banga gukora kubera uburyo isi irimo iragenda ihinduka byirukansa, akavuga ati iki ni igikora gishobora kuba cyakora uno munsi, ariko nanone ntabwo nizeye ko ejo iki kintu ndimo ndakora kizakomeza kuba cyakora. Buriya ikiremwa muntu dukurikije sense of solidarity and justice, buriya abantu barema ibintu, bakarema wenda imico, bakarema amakode baganiriramo cyangwa se uburyo bavuganamo, bagashyiraho imigenzo bagenderaho kugira ngo bareme uburyo ubuzima bugenda, cyangwa se artificial life. Ni ubuzima biremeye bo ubwabo bashaka, ariko mu by'ukuri ugasanga nta nubwo ariko isi yabigennye. Yego ni byiza, hari n'igihe ibyo bintu babikora ariko ubw'ibyiza atari kubw'ibibi, ariko nanone bakagira ngo ibyo bintu bikore, ariko nanone wakanura amaso ukareba neza ugasanga bya bintu abantu barimo barakora kugira ngo ubuzima bwabo bworohe, ahubwo abo bantu barimo bararema gereza yabo bazifungiramo. Reka tuvuge ku gitekerezo cyangwa se ku kintu bita kugerageza. Ndabizi benshi iri jambo ntabwo ari ubwa mbere mu byumvishe muri familia naryo. Kugerageza, buri muntu wese arakubwira ngo gerageza wicike intege. Ni kenshi cyane abantu bazakubwira ngo wakabaye ukora apana kugerageza. Ese ibi bintu bivuze iki? Buriya umubyinnyi ni ubamo umubyinnyi nyine karabutaka, cyangwa se umubyinnyi uzi kubyina cyane kuruta abandi. Nanone umuvugo niwo utuma umuntu aba umuvuzi w'imivugo cyangwa se umusizi. Buriya kwicara nta kintu urimo urakora bigaragara nk'aho uri umuntu nyine utarimo uratanga umusaruro, cyangwa se ugasanga uri wa muntu udafite icyo amaze nyine, niko uba ugaragara imbere y'abantu, kubera ko baba babona neza ko nta cyizere cy'ejo hazaza urimo uratanga. Ariko dukurikije umugabo bita Toyist avuga neza ko nta kintu na kimwe kiba kiri kure cyane y'ukuri. Uyu mugabo we yizera neza ko byange bikunde kabone n'ubwo umuntu yaba ari hamwe nta kintu arimo arakora, ubona nyine nta musaruro arimo aratanga, ariko uko isi igenda imbere n'uko ubuzima bugenda buza, haba hari impinduka zizaba ku uwo muntu n'impinduka zibaho ku isi. Bivuze ko byange bikunda ubuzima bwo butanga impinduka, kabone n'ubwo umuntu ataba ashaka ko hari impinduka ziba, ariko ubuzima buzana n'impinduka uko byamera kose. Uno mugabo we yizera ko aho kugira ngo ukoreshe imbaraga nyine nyinshi z'umurengera zikuvuna, haba hari ubundi buryo ushobora kuhakoramo ibintu ugatambagira cyangwa se ukagenda mu buzima byoroshye udakoresheje imbaraga, ahubwo ukoresheje ubwenge bwawe gusa. Kubera ko rimwe na rimwe mu buzima hari igihe ubona ibibazo ubwabyo birimo biragenda byikemura utarinze kuba washyiraho imbaraga, ugasanga ikibazo cyaraje, ariko nanone uko igihe kigenda kiza icyo kibazo kigenda gikemuka kandi nta mbaraga nyinshi wagishyizeho. Wakitegereza neza ukareba ukabona kuba wafata umwanzuro ko ugiye gukora ku icyo kibazo cyangwa se ugiye kuba wagikemura, aho ugasanga ugiye kuba wakigira kibi cyane kuruta uko wari kukihorera icyo kibazo kikikemura. N'umugabo akomeza avuga ati uko tugerageza tubasha kuba twatakaza imbaraga, tugerageza kuba twateza isi imbere kugira ngo ibintu nyine bigiraho biva bigiraho bigenda, ubu usanga twebwe ahubwo turimo turagenda twishyira kure cyane cyangwa se yuko isi yakabaye imeze. Tumara igihe kinini dusubiramo ibintu bimwe kandi dukora ibintu by'amakosa, dukora ibintu bitari natural cyangwa se uko isi itameze, ugasanga nanone turimo turatakaza imbaraga zacu, nyine tudatakaza igihe cyacu. Ahubwo ikibazo wakabaye wibaza ati ni ukubera iki dukora bino bintu? Ibi bifite aho bihuriye cyane n'uburyo abantu duha agaciro ikintu. Kiremwa muntu tumeze nk'aho turimo turashaka kuba twakandika, ariko tugashaka kwandika ahantu hatari urupapuro, kandi mu by'ukuri ntabwo tuzigera twandika mu gihe tudafite aho twandikira. Turagerageza kuba twahindura isi, ariko nanone uburyo turimo turagenda duhindura isi nabyo ubwabyo birimo birakemangwa, twabishyiraho akabazo.
niba dushaka kuba twagira isi nziza ariko ugasanga turimo turangiza ibidukikije, ibyo byo ni ibiki? Ikintu wakabaye wibaza, gute twafata ibi bintu by'ahashize cyangwa se izo teori, imyumvire y'abantu ba kera ngo tuyizane mu isi yacu igezweho? Dukurikije ku magambo y'umugabo bise Taoist cyangwa se ibitekerezo byiwe, yaravuga ngo ni gute abantu cyangwa se ikiremwamuntu dushaka kuba twagira ibintu ngo tubigire moderne cyangwa se tubishyire ngo rushimishije nyine rugezweho, ariko nanone imbaraga dukoresha ugasanga birangiye turimo turazikoresha twibwira ngo turi kuzikoresha neza, ariko nanone zirimo zirazana ibindi bibazo tutazi. Reka turebe ingero z'uburyo abantu tugenda tugeragezamo. Turi bukoreshe inyandiko za kera z'uyu mugabo wise Taoist script, Te Ching ndetse na Zhuangzi. Mbere iravuga ati kugerageza kuba twateza imbere isi. Alan Watt yari umwe rwose mu bantu cyangwa se mu bantu bari hafi y'uriya mugabo bitaga Taoism. Yaravuze ati ibintu sosiyete ibona neza ko ari ibintu byiza cyane nibyo bibaza ahubwo biteza sosiyete batabizi. Ibyo bintu mubona ko ari byiza nibyo bizanira ibibazo sosiyete kuruta ibindi. Sosiyete yibwira neza ko irimo iratabara isi, ariko mu by'ukuri ugasanga barimo baraka isi umwimerere wayo, kubera ko ikiremwamuntu kigerageza gukoresha imbaraga nyinshi mu kuzana ibintu ikiremwamuntu cyaremye kuruta iby'Imana yashyize ku isi. Reka dufate urugero rundi nka communism. Bashaka kuba bahindura isi ikiremwamuntu kibeho ubuzima bwiza, bivuze ko mu by'ukuri barumva neza bashaka kuba bazana nyine ibintu byiza akaba ari byo bisakara ku isi. Ubwo buryo communism ishaka kuba yakwiza amahame yabwo ntabwo ari uburyo nanone bwiza nyine bunyuze mu mucyo. Urasanga bashaka kuba bakoresha imbaraga kandi barimo barashaka kuzana ibintu byiza. Ibyo ni ibiki? Muri Zhuangzi dusangamo inkuru y'umugabo bitaga Yan Hui. Uno mugabo yasabye ububasha cyangwa se uburenganzira bwo kuba yajya mu gihugu bitaga Wei. Impamvu yasabye ubwo burenganzira nuko yari amaze kuba yokumva neza ko mu icyo gihugu harimo umuyobozi wabo, ariko umuyobozi wabo udashoboye. Uno mugabo yashakaga gukoresha icyo yize cyangwa se ibintu azi mu buyobozi bw'icyo gihugu kugira ngo ateze imbere icyo gihugu cya Wei, kubera ko yari yamaze kumva neza ko ubuyobozi bwabo budakwiye. Ariko nanone kubera kugira urujijo cyane byatumye ibyo yashakaga atabikora. Atari uko icyo gihugu cya Wei yigeze gihakana cyangwa se kitari kumvira ibyo uwo mugabo yaragiye kuba yakibwira cyangwa se ibyo yashakaga kuba yatangiza, ahubwo ni ukubera ko icyo gihugu cyangwa se abantu bose aho tuva tukagera ntabwo twakemera ko umuntu uvuye mu gihugu runaka cyangwa se uvuye ahandi aza kuba yaduha amategeko avanye mu icyo gihugu cyiwe ngo yazane ashyire muri sosiyete yacu, dutangire kuba twagendera kwa ayo mategeko kandi dufite ayacu. Kavamahanga aza gukora iki? Ikibazo abantu twakabaye twibaza ni gute dukoresha amakosa abandi bantu bakoze kugira ngo tureme ubuzima bwacu twishimiye kandi bwiza burenze cyane ubwo twari turimo, ariko nanone tugendeye ku makosa nyine umuntu yakoze tukareba n'ingaruka byamugizeho. Iki kiremwamuntu dukunda kuba twakora usanga turimo turagenda twiremamo udukundi mu bantu, ariko se akenshi cyane utwo dukundi usanga dutandukanya abantu kuruta uko tubunga. Lao Tzu ndetse na Tao Te Ching babishyize muri koti, baravuga ngo aba bagabo baravuze ati urashaka kuba wayobora isi cyangwa se ngo uyikontorore. Ntabwo nkeka ko ibyo bintu bizigera bikunda, nta nubwo bizigera bikora. Isi ntabwo washobora kuba wayikontorora. Ikintu uzakora nugerageza kuba wakontorora isi, ahubwo uzaba ugiye kuba wayigira mbi cyane kuruta uko yari imeze. Icyo uzakora uzasanga ahubwo yasi ikunyuze mu biganza, ikunyuze mu myenge y'intoki uyibure ni kontrola ryawe cyangwa se n'uburyo washaka kuyikontorora nanone ntibigukundire. Ibyo bihuzwa n'iki? Buriya uzareba umuntu ashobora kwikakaza ngo ni umuyobozi, ni umuhatari, ariko nanone ugasanga arapfuye birarangiye. Bivuze neza ko isi ntabwo wayikontorora ngo uyishobore. Ikindi kintu buriya ugomba kwitaho ubwo kuruta ikindi, gerageza kuba wakishima, ushaka uburyo ugomba kuba wakishima. Ubwenge bwose waba ufite cyangwa se icyo cyose waba urimo, shakiramo ibyishimo. Abantu benshi twibwira ko tuzishima mu gihe dufite amamiliyoni n'amamiliyoni kuri banki zacu, tugatekereza ko tuzishima wenda mu gihe YouTube zacu zigize abasubscribers bari hejuru cyane y'abandi bose. Twishimira ibihe runaka twagizemo ibyishimo kubera ikintu cyabaye, ariko nanone ibyo ngibyo ntabwo aba ari ibyishimo dukurikije wa mugabo wacu wita Taoist. Ibyo ngibyo uba usanga birimo biragenda birushya imitwe yacu dushaka kuba twabona amafaranga cyangwa se dushaka kuba twagira abasubscribers. Ese abo bamaze iki? Nubagira ubundi bwo si bigufasha kuba wabaho bikarangira. N'umugabo yanditse koti ivuga ngo
ibi nibyo isi iha agaciro: ubutunzi, kubaho igihe kirekire, kugira amazina meza muri sosiyete. Ahangaha niho abantu bakura ibyishimo: ubuzima bworoshye, ibiryo byiza, kwambara imyenda myiza, kugaragara neza mu bantu no kuvugwa neza. Ariko nanone isi ibintu ireba nyine ko ari ibintu biciriritse bibi: ubukene, kubaho nyine nta gisobanuro cy'ubuzima ufite, gupfa kare, kugira izina ribi cyangwa se kuba abantu bakuvuga nabi. Noneho isi hakaba hari n'ibindi bintu ibona neza ko bishaririye cyane kuruta ibindi. Ibintu babona neza ko ari ibintu by'ubuzima bushaririye ni ubuzima butarimo kuba waruhuka, ibiryo bitaryoshye, kutambara imyenda myiza, mbega kutagaragara neza imbere y'abantu cyangwa se kutagaragara neza mu maso, kutavuga neza n'abantu. Nicyo kintu abantu babona neza ko ari ikintu kibi gishobora kuba kiri ku isi. Umuntu wese udashobora kuba wabona biriya bintu, bivuze neza ko uwo muntu ntabwo azigera abaho neza, azabaho ubuzima bwiwe mu bwoba. Ariko nanone ubu ni uburyo bw'ubugoryi wakabaye ufatamo mu buzima bwawe cyangwa se imibereho yawe. Uzarebe buriya abantu bakunda guhora iteka ryose bambaye neza ni abantu baba barimo barirukanka inyuma ya bizinesi, bagashyiraho ubutunzi bwinshi ku myenda batakabaye bakoresha. Buriya kwirukanka inyuma y'ibyishimo ni ubuhumyi budafite aho bushingiye. Aho kugira ngo bibe biriya, wagerageza kuba ikindi kintu gitandukanye na biriya. Ibyemere cyangwa se ubyange, isi ifite uburyo yaremyemo ibintu bigomba kuba byagendamo, kandi buri kintu cyose kikabaho uko isi yashatse ko kibaho ndetse bikakinyura. Ariko nanone ntabwo bizigira bituma umuntu adahindura isi kugira ngo igendere mu buryo we yumva neza ko abishakamo. Abazungu bo muri Amerika baragerageza kugira ngo babe abanyamerika beza, abanyaziya nabo bakomeze kuba bagerageza kuba abanyaziya beza. Akenshi cyane nureba umuntu uzagerageza ko yakihindura, azaba agerageza nyine kugira ngo agere kuri ya stand cyangwa se agere kuri rwa rwego rwashyizweho n'umuntu kugira ngo umuntu amubone nyine nk'uko uwo muntu yashatse ko agomba kuba yamubona. Ariko nanone impamvu usanga abantu bakora ibyo bintu nuko ababona nyine nk'aho ari umuntu udahagije mu gihe atakoze ibyo bintu. Niho uzasanga abantu benshi barimo baragenda bikorera ibintu, ugasanga nk'umuntu yongereye kibuno, yongereye iminwa kugira ngo ase n'umuntu runaka. Ese kuki uwo muntu we atumva neza ko yasa nawe? Ikibazo wakabaye wibaza. Ariko neza buriya witegereje ukareba, ukomeje kuba uwuriwe nk'uko Imana yakugize, bene ibyo byakorohera, ni naho wabaho ubuzima bworoshye birenze cyane. Ko wagenda bakakubaga, bakagira ibyo bagukuraho, bakagira ibyo bakubuza kuba wakora. Bivuze neza ko ugiye kuba wabaho ubundi buzima butandukanye n'ubwo wabagaho. Kandi buriya nimba umaze imyaka yawe 20 cyangwa se 30 ukajya kuba wahinduza ibice byawe, bivuze neza ko ikintu wamazeho imyaka 30 ugiye kuba wagihindura. Bivuze ko bizagutonda kuruta uko wakaretse ubuzima bwawe bugakomeza uko bwari bumeze. Buriya hari kote ivuga ngo iyo abantu barimo barabona ibintu byiza, byange bikunde haba hari n'ibindi bintu bibi biri buze kuba byaremwa, kubera ko hari ibintu byiza byagaragaye. Nimba hari byiza, hagomba kuba habaho n'ibintu bibi. Nanone iyo abantu barimo barareba ikintu cyangwa se bakavuga ngo uno muntu ni mwiza cyangwa se iki kintu ni cyiza, byange bikunde hari n'ikindi kintu kiri buze kuba cyakitwa se kibi, kubera ko hari cyiza nyine bimakaje. Nimba hari icyo bimakaje, hari ikindi kintu bari buze kuba bavuga ngo iki ngiki cyo ni kibi, kigomba kwitwa gutya, kikaba opposite y'icyo kintu nyine cyiza. Buri ikintu cyiza n'ikintu kibi biba bifite aho bihuriye ndetse byagakwiye kuba byuzuzanya. Ariko nanone buriya nta kintu kibi cyangwa se cyiza kibaho, ahubwo usanga ari abantu twabyishyizemo, aribwo usanga uno muntu ni mwiza, uno muntu ni mubi. Uhera ku cyo uvuga ibyo bintu. Buriya ibintu bikomeye n'ibintu byoroshye, biriya bintu biba bigomba kuba byakuzuzanya. Nanone buriya ikintu kirekire n'ikintu kigufi nanone biba bifite igisobanuro cyabyo n'impamvu biriho. Ikintu kiri hejuru n'ikintu kiri hasi biba bitandukanye, ariko nanone buri kimwe gifite icyo cyakora n'ikindi kitakora. Kumvikana cyangwa se guterana amagambo nabyo ugasanga buriya hari impamvu biriho. Wakabaye wibaza ati ibi bintu byose twavuze ni gute twabishyira ku murongo? Guangzhou ahera aho ngaho avuga ngo buri ikintu cyiza ushobora kuba wakora no kugendera ibintu hagati, ukagenda muri medium, wakomeza kuba uri muzima, ariko nanone ukamenya neza ko utarengereye, utajya muri bintu biri moderne cyane ngo bya bindi bya kamere, bya bintu biri nature ngo bihunge. Oya, byose ushobora kuba wamenya uburyo ubimanaginga. Koti n'umugabo Guangzhou yavuze ko iki kintu yaravuze ngo ba ahantu hagati cyangwa se gendera hagati, urebe ikintu cy'ingenzi ndetse kizamara igihe kinini, ugume mu icyo kintu. Ushobora kuba waguma ahantu hamwe mu gihe ubona neza ko aho hantu
ariho haguha amahoro. Uzahora iteka ryose urwanira kuba waba muzima. Uzite ku babyeyi bawe, urebe imyaka n'umuryango wawe, ukomeze nyine ubimanaginge ndetse ubibanemo neza mu ibyo bintu bigenda bihinduka. Ariko nanone ujye ureba ugendere hagati na hagati, ntibihinduke ngo nawe uhinduke totali. Oya, hinduka 50% n'indi 50 ukomeze ugume kuri nature, aho kugira ngo ukomeze wirimite kubera imyumvire runaka cyangwa se imyizerere runaka y'abantu bamwe cyangwa se abandi. We fungura umutwe wawe, wivuga ngo nizera ibi bintu nibyo mpagazeho gute. Oya, bireka ahubwo ufungura umutwe wawe urebe ikizima, ahubwo w'icyo uzakora iyo myizerere n'ibindi abantu batizera uzabiha umwanya byigaragaze, urebe ikizima, ugende mu icyo kizima kuruta ko wahagarara ku kintu kimwe, kuko hari igihe uba utakizi nyine uko bakikubwiye nawe ukakizera gutyo. Buriya kugerageza kwihindura cyangwa se guhindura ibintu ko isi yabigize, uba usanga birimo biragenda byangiza nyine nature cyangwa se ubusugire, ukagerageza kuba wagendera mu cyo umuntu yaremye. Ugomba gufungura umutwe ukakira ingaruka, ukakira ibintu biza byose, ukabibona nini, ukavuga okay, birimo biraza nta kibazo, ukabibona uko bimeze, ntubihakane ariko nanone ntubyemere, ukareba ibizima ukagendana nabyo. Ariko nanone mu gihe ibintu ubona neza ko bitaguha agaciro, ukabireka nanone ugakomeza ko waguma kuri nature yawe, ku busugire bwawe ukaburambaho. None wabona ibintu n'ibishyashya biraje ariko nanone ukabona bifite umumaro, ukajyana nabyo, kubera ko ntabwo ibishyashya byose bije ugomba kuba wagendana nabyo. Ugomba kureba ibifite umumaro ndetse bizakugirira umusaruro mu gihe kizaza. Ibyo nibyo cyane byagira umumaro kuruta ikindi icyo ari cyo cyose. Wize iki? Ese urahindukana n'ibintu cyangwa se uriga uburyo ugomba kuba wana nabyo? N'ubushakashatsi nagiye nkora rwose, ngenda bihuriza hamwe kugira ngo turebe ikintu kizima. Yacaho mugire Imana n'amafaranga.